Esperance Manzi akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Skyward Rwanda. Bakaba bafite nyine aho bahurira n'ubucuruzi nyine butandukanye, ariko bakanabikora hari gukora iki product ukajya no kwicuruza mu ruhererekane rwa service. Turabakira mu kiganiro cyacu Esperance Manzi bisa Star. Murakoze cyane. Yes, ngira ngo muri Skyward Rwanda mudufashije service tugenda muri mu gicase cy'ubucuruzi, ariko bwerekera kuki cyangwa ubuhe bucuruzi kugira ngo dukurikiye imve kino kigo service mutugenda nk'abaturarwanda anizihe aze. Ubundi dukora gahunda yo gucuruza hano mu Rwanda, sibyo ko yenda tukaba twanayicuruza hanze, ariko ubundi ni gahunda. Ntabwo ibigori ntabwo tubyihingira, turabigura mu makoperative, ariko noneho kubisya kugeza aho product igeze umuturage tuba twakoze packaging n'ibintu byose n'ibindi rero dukora. Mumaze igihe kingana gute mukora ibi, mukora iyi product cyangwa dufashe ni kawunga ku isoko haba amakawunga menshi, arizo tubona umuntu akajya kugura ntiyite kuvuga se niyo mu Rwanda gusa agapfa kugura udufashije tunigisha n'abantu kujya kugura ubanza usome umenye ngo bibugizwe n'ibi ataragupfa kujya kugura gusa kuri iyo ngingo. Iyacu yitwa Skyward Maize Flour, yitiranwa n'izina rya company. Ni kawunga nimero ya mbere kubera ko abanyarwanda benshi bakunda nimero ya mbere, ntabwo bajya barya nimero ya kabiri. Bitandukanye cyangwa kawunga ibamo ama grade menshi. Hari nimero ya mbere ibiseye cyane noneho kugira ngo uyimenye iyo uyikozeho isa n'ivuga, mbese agafu kayo kaba gaseye cyane kenda kumera nk'ifu y'ubugari kandi ari umweru. Noneho nimero ya kabiri ibiseye ariko birimo utuntu tumeze nk'uduheri ukuntu yenda kumera. Hari za kawunga zitwa iwisa, akenshi bakunda kuyikoramo nk'igikoma, hari n'abayirya. Noneho iya gatatu rero yo niyo bita ordinaire rero ntabwo ibitonoye, ni ibigori uko byakabaye mu bisya gutyo nyine. Iyo ngiyo rero ntabwo ikunda gukoreshwa mu Rwanda, ahubwo ikoreshwa hanze mu bindi bihugu. Yes, ngo icyitwagarukaho hari ayo moko atatu, ubwo twabibwiye ko nyine benshi bakunda ubwoko bwa mbere, ariko turebe kugira ngo muvuge ngo igitekerezo tugire igitekerezo cyo kuvuga ngo dukore kawunga cyavuye hehe, nsinkora ibindi nyoke muri ibi ngibi. Igitekerezo ntabwo ari njye wakigize, kuko ubundi ntabwo tubino mahanga Bwongereza. Uwo mushinga rero wo gukora kawunga no kuba umuntu yakora uruganda watekerejwe n'umugabo wanjye, ariko ashaka guhanga imirimo aho akomoka akukirurimi. Noneho rero atangira ku kaganda gatoya kubera ko heraga n'ibigori cyane, ariko agira ngo ahange n'imirimo muri ako gace, arinde ibintu by'inzererezi, abantu nabo babashe gukora biteza imbere. Ubwo rero niho ibyo byatangiriye. Hari uruganda rutoya, akantu k'akaganda gatoya, harimo imashini ya Made in Rwanda bakoreye ino, isya itonora gusya kugeza kawunga igize. Noneho rero tuza kubona birimo biragenda kubera ko n'amashuri ari aho hafi yaratangiye kujya yigura, twafunguye n'akadepo gatoya, noneho n'abaturage baho ngaho bakajya bayigura. Ubwo rero nibwo yigiriye inama yo gushaka urundi ruganda runini. Ubu rero dukorera i Kayonza. Urumva ako kaganda gatoya mwashobora kuba twakora nka toni imwe ku munsi, ariko urwo ngurwo rw'i Kayonza ukoze ku munsi gusa udakoze ijoro
ubwo ni uguhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba, rukora iyo mashini ikora toni 15 ku munsi. yes, cyangwa turebe ku bijyanye n'isuku cyangwa nuko nk'abaturarwanda dukonsoma cyangwa tugana izi serivisi, ubona ubwitabire no kubiyoboka cyangwa kuyikoresha no kwikonsoma ariko bigendana no kuyikunda, bigeze ku kihe kigero ubwo binatanga n'ishusho yo kuvuga ngo hari ikibazo iki n'iki twakemuye iki n'iki? bwa mbere abakiriya bacu babaye ibigo by'amashuri cyane, kandi twagize ibigo by'amashuri cyane bakayikunda, abanyeshuri bakayikunda, ahantu hose tuyitanze bakayikunda. Noneho nibwo twigiriye inama, ariko dufite n'ubuziranenge, dufite esimaka, donc ni ibintu byose byemewe byujuje ibipapuro, amasertifika yose. Ubwo rero nibwo twatangiye noneho kujya dushaka no kujya mu masoko hanze, noneho tukagenda duha nk'abantu ku madepo, ubundi amasoko yarema dufite imodoka y'ikamyoneti, natwe abakozi bakagenda bakarema isoko, tubona igenda ikunda. Urugero bagiye baduha, barayikunda rwose, barayikunda, kubera ko dukora karite bifuza. Iyo ugize ibyago yenda ushobora kubona ibigori bibi, ariko icyo gihe nyine n'ibyago ubugize, ariko kubera ko dufite ibyuma byose ari ibipima ubwume bw'ibigori, kuko burya kongo iba nziza nanone bitewe n'ubwume ifite, dufite izo mashini. Noneho rero niyo tugiye kugura turabanza tugafata sampo y'ibigori, amagunira atandukanye kugira ngo umenye ibyo ari byo. Ubwo rero iyo ufite ibigori byiza n'imashini ikaba ari nziza, n'abakozi ari beza bakoze amatraining yose, bafite ibintu byose, gahunda rero nta kintu cyatuma abantu batayikunda. Kandi noneho n'ibiciro nabyo, ntushake kunguka cyane, ahubwo ukibaza ku giciro kiri hanze, nyine ntujye hejuru cyangwa nanone ngo uhombe, ariko ukaba affordable kuri buri muntu wese. Noneho n'uburyo rero bwa packaging, tugira ibiro 5, ibiro 10 n'ibiro 25. Hari icyo urgatse ko nangira icyo ngiye kujyaho, hari izindi product zituruka hanze zimeze nk'izanyu, uko guhangana nabyo ku isoko, mubikundisha abaturarwanda, uko guhangana muri rusange, urugamba mu rurwana muti? Nibyo nyine nasobanuye, abakiriya bacu bagiye bari ibigo by'amashuri kandi, kuko ntabwo wari gushaka gushyira mu alimentation cyangwa hehe utarabanza kumenyekana. Kandi abanyeshuri rero, iyo abakiriya bacu babaye abanyeshuri tukabona barayikunze, natwe ubwacu tukayiryaho, ubwo ngubwo noneho utangira kugenda nko gukora étude du marché, ugashakisha ku masoko uko bigenda, ukagenda uyiha hamwe hamwe, ukareba niba yaguzwe, niba bagarutse bayikunze. Noneho rero iyo bayikunze, akenshi umuntu yaguze ikintu akavuga reka neseye numve, akagikunda, icyo gihe rero nanone ugenda uzamuka. Ubu rero twafunguye na depo, dufite depo Nyabugogo, hari Batsinda, akaba na Kabeza. Urumva ko rero ari ibintu biri kugenda bizamuka, ntabwo turagera mu Rwanda hose, ariko rero bizagenda biza hari niko nkeka. Ntabwo bimvikana ko hari byinshi mwafashije yaba ibigo by'amashuri n'abandi benda bari aho hafi y'aho mukorera, mu masoko y'aho hafi y'aho mukorera. Turi ku bijyanye n'imbogamizi muri Made in Rwanda, hari imbogamizi zishobora kuba zihari, ari zituruka kuba mukora bimwe cyangwa bituruka kuri twe dukonsoma Made in Rwanda. Turi ku kijyanye n'imbogamizi mu gihe nazo, ariko nicyo muzikora ataravuga gusa ngo mwicare mwegame muzirikire, hari nicyo mutekereza kuzikora. Imbogamizi zishobora kubaho ni ukubera ko abanyarwanda ubu basigaye barya kawunga cyane kurenza uko baryaga ibindi, baryaga imyumbati kawunga ubu niyo isigaye abantu benshi bakonsoma cyane. Kandi icyiza cya kawunga, iyo uyifite ushobora kuyirya nk'ubugari cyangwa ukayikoramo nk'igikoma,
urumva rero yenda imbogamizi zishobora kuba zabaho keretse yenda ari ibiciro, ushobora kuba ari ibiciro biri hejuru se cyane, cyangwa se ikaba ari ifu itafunze, icyo gihe rero nyine waba utangiye nabi. Ariko naho ubundi ku masoko ntabwo ushobora kuvuga ngo uri mu bucuruzi uzakora serivisi wenyine, ntabwo bishoboka. Burya ni byiza ko habaho n'abandi bantu bakora ibintu nk'ibyo ukora, kuko batanga imbaraga yo gutuma nawe iyo kompetisiyo iriho bituma ushaka gukora neza, kugira ngo nyine nawe umenyekane ku isoko. Kubera ko ugiye kugereranya, hari kawunga zituruka muri Tanzania, hari izikorerwa ino, hari izituruka i Bugande, mbese zirahari nyinshi. Ntabwo rero hari izituruka muri Kenya, ntabwo rero wajya kuvuga ngo wenda ndatinya ngo kubera ko izi ngizi zahageze mbere, oya ntibishoboka. Wibuke ko hariho n'abantu abaturage basanzwe bafata ibigori akabyiyanikira akajya kubishesha ku cyuma bisanzwe, kubera yenda ko atabasha kwakodinga. Kubera ko rero izo ziba zaturutse hanze, urumva ko ni ibintu baba bazanye mu gihugu. Urumva rero igiciro cyabo cyagombye kuba hejuru ho gato, kubera ko ni ibintu baba bakoreye hanze, bagomba kwishyura imisoro iri hejuru, kuko ni ibintu bari kuzana mu gihugu. Ikintu rero ukoreye mu gihugu cyawe nubwo aba hariho imisoro, ntabwo yahwana n'umuntu wagiye kugura nza kukizana. Urumva rero twebwe kompuza twibazeho ni igiciro na karite, igiciro na karite, kugira ngo n'uyibonye yumve igiciro agishoboye kandi na karite ari nziza. Aho rero niho hantu turi gushaka kuba twakwibaza, kandi birimo biragenda biza. Turebe ku bijyanye na experience mu bucuruzi, ariko hari ibihugu byateye imbere mu bucuruzi, hari henshi mwagenze, hari aho muba muvomamo iki kuri experience mu bijyanye ariko na service, kunoza service mu bucuruzi, yaba ari kuyitanga, ariko mwigiyeho icyo mubigiraho, ariko bikaza namwe hano ku buryo mubifasha, mubyigisha abakozi banyu, ku buryo iyo experience mwakuye ku bacuruzi bahariya muza mukayigisha abo muhaye akazi, cyangwa nabo muri secteur imwe, babigira icyo babigiraho kuri experience mu bijyanye na gutanga service mu bucuruzi. Icya mbere mu bijyanye n'ubucuruzi, icyiza ni kudashaka inyungu iteye ubwoba. Gutanga serivisi bisaba ko witanga, uba umunyakuri, kandi ntugire ibyo ushaka guhisha, ukaba transparent, niko navuga. Noneho icyo gihe iyo ubashije kwegera umukiriya kandi ukamubwiza ukuri, ntumubeshye, ntumwibe ngo umwe ejo aze umubwire uti kawunga ibiro 5 tubigurisha 4,000, ejo bundi undi yaza ukamubwira uti ni 5. Ibyo ngibyo ukamenya ko ufite amabwiriza y'akazi, ibyo bita za polisi mugenderaho, mukagira iyo discipline kandi abakozi bakayigira. Icyo gihe rero bigenda neza. Ikindi ni amahugurwa. Urumva gufata abakozi buri wese ukamushyira hariya ko nta mahugurwa ahagije kandi ugiye kumukoresha mu bintu by'ibiryo, ibyo ngibyo ni nkaho uba utangiye kwica akazi. Icya mbere ni uko bamenya amahugurwa, bakayagira, bakamenya urimo urakora mu bintu by'ibiryo, ukamenya isuku ihagije y'ibiryo, ukamenya bakajya bakora ayo matraining, ayo mahugurwa uko agenewe, uko agomba gukorwa, ubundi ugakurikiza amabwiriza ajyanye n'inzego z'ubuyobozi yabahaye. Icyo gihe rero nta kibazo cyagombye kuhaba. Kandi noneho ugafata n'abakozi mukorana se cyangwa uha akazi neza, kuko umuntu ni nk'undi, ntabwo ari ukuvuga ko umukoresha, ugomba kumva ko umusundi, ukamwegera, mugakora, mbese mugakorana nk'aho mwese mukazamukira rimwe. wowe ntushaka kuzamuka ngo abandi basige hasi, ahubwo mukazamukira hamwe. Iyo rero harmony ihari muri groupe mu kazi, nta kibazo ibintu byose kugenda.
ariko ubundi bucuruzi ubwo ari bwo bwose habamo inzitizi. hari igihe yenda ushobora gusanga nk'uko economic crisis iri ahantu hose, ugasanga yenda ntibigenze nk'uko wabitekereje, ariko nanone icyangombwa ni ukumenya uburyo icyo kibazo gitakoringa, ubundi rero biragenda nta kibazo cyagombye. tugana ku musozi ubona mu Rwanda imyumvire y'abacuruzi abari muri secteur y'ubucuruzi tugeze nko ku kihe kigero mu kumva ngo umukiriya ni umwami, bive mu mugani bijye mu ngiro, agaciro k'umukiriya muri business zacu ubona tugeze nko ku kihe kigero bitewe n'imyumvire itandukanye? mbona bimeze neza kubera ko ngiye kubaha nk'urugero kwa 11 twagize amahugurwa batumiyeho abantu bikorera bapiganirwa amasoko. twagize amahugurwa yateguwe n'ikigo gishinzwe ibintu by'amasoko, kandi twari turimo turi benshi, urumva twari turimo turenze nka 200 iminsi 3, kandi nanone ari ibintu umuntu agomba kwishyura, hari ikiguzi kitari hasi kuri buri muntu, kandi ukabona umuntu wese yabyitabiriye yemeye kwishyura ayo mafaranga. urumva rero ayo mahugurwa kugira ngo ubuyobozi bwicara hasi buvuge buti tugiye gufasha aba bantu bamenye ukuntu umuntu ashobora gupiganirwa amasoko, kubyigenga, tumwereke ibibazo bishobora kuba byahaba, tumwereke impamvu umwe bashobora gufata bamwe abandi ntibabafate, tumwereke uburyo ashobora kwenda decision bafashe imubangamiye akaba yasaba ko bayisubiramo iyo decision. njye mbona ari ibintu bitangiye kuzamuka kandi abantu bose bagenda bumva, abantu bose barahugutse, abantu bose bamenye yuko serivisi ari cyo kintu cya mbere. yego ntababuramo bakenda batabyumva kimwe, ariko njye mbona bigenda neza kurusha uko yenda mbere byari bimeze, kubera ko u Rwanda rufite discipline muri makeya, rufite discipline, rufite abayobozi bazima, donc bituma rero abantu bose bagenda bumva ibintu kimwe, kandi ubona biragaragara ko u Rwanda ruri kuzamuka. dusoza ubutumwa wagenera abo bagenzi banyu bari muri secteur y'ubucuruzi, n'ubw'umwihariko unafite icyo acuruza ariko ari nawe wagikuza kigizemo uruhare, turavuga ngo yagiye kubirangura hano, biranguye ikintu ahantu cyaba gipfuye ukabibona wahageze nyine ubicuruza gutyo abantu ukabahangika, no by'umwihariko ubyikorera akanabicuruza. ubutumwa wagenera bamugenera? ubutumwa nabagenera nuko bagomba kubishyiramo umutima. ikintu cyose ukoze ugishyizeho umutima, ukora kandi wumva ko wikorera, ukora udavuga ngo memuke ndamuke, icyo cyose kigenda neza. nubwo bitwara imbaraga nyinshi, biravuna, umuntu wese ugitangira ubucuruzi arabizi ko kugira ngo uzagere kuri zero none utangire kugira inyungu ihagije ntabwo bijya munsi y'imyaka 5. ubwo rero ni ukumenya nyine ko iyo struggle ihari, ariko umiza ko ejo hazaza hazaba ari heza, ukagenda ukiyemplika wese, ukumva kuri gukora wikorera, ariko kuri gukora unazamura igihugu, kandi ufite n'abawe bagukurikiye. hari abafite abana, hari abafite abavandimwe, ugakora ukorera izina ryawe, no kumenyekana, kandi no kugira ngo utere imbere, atari ugukora kugira ngo utere imbere wongere ushike umanuke, ahubwo ukamizaho ko wagenda, nubwo wagenda buhoro buhoro ariko ukagenda uzamuka, aho kugira ngo utumbagire none uhita usubira hasi. nibwo butumwa. umunota cyangwa se 30, icyo wabwira abakonsumateri ba product yanyu ushaka ko baradukurikiye, icyo wababwiye gusa? nababwira ko byaba byiza rwose bayigerageje. Sky World Maize Flour ni kawunga nziza, ni kawunga ihendutse, iri affordable. dukora udufuka tw'ibiro 5, ibiro 10 n'ibiro 25. tukaba dufite amadepo 3, hari Batsinda, hari hano Nyabugogo, hakaba na Kabeza, kandi n'ahandi tuzahagera.
yes reka tubashimire ko mwitero kino kiganiro Madame Esperance Manzi ko nk'umuyobozi wa Sky Rwanda ko mwitero kino kiganiro tubashimire yes kambashimire namwe twatangiye kuva isa 3 kugeza magingo cya kiganiro True Service